rimwe na rimwe usanga abasore bavuga uti umukobwa ufite nyashi niwe wa nyawe, ugasanga bari kuvuga uti umukobwa ufite amafaranga niwe nge nashaka, cyangwa se umukobwa uyu n'uyu niwe nge nahitamo, ariko ukaba utazi guhitamo ngese nuwihe mukobwa ushobora kuzavamo umugore mwiza. Ureba isura, ukareba ikimero, ukavuga uti uyu ni okay, uyu nguyu nzamujyana, ariko ushaka kumugeza mu rugo ukamera nk'uwizaniye isasu cyangwa se nk'uwizirikiyeho igisasu. Hari amakosa ushobora kuba ukora mu guhitamo umukunzi cyangwa se umugore, ariko ukazicuza nyuma, kuko abenshi usanga bari mu ngo usanga bicuza bavuga uti wansubiza mu busore bitewe n'uburyo ki uyu mugore nakekaga uko yari ameze siko nasanze ameze. Uyu munsi wongeye kukwereka ibimenyetso bizakwereka umukobwa uzavamo umugore mwiza. Waba warakoze amahitamo mabi rero, wowe utarakanze subscribe kuri YouTube channel kugira ngo buri kiganiro cyose ducishije hano cyerekeranye n'iby'urukundo ry'uwa mbere mu kukibona. Nkushimiye wowe ukanze subscribe ndetse nawe uteganya kuyikanda, ndagushishikariza kuyikanda hakiri kare, kuko abenshi bagiye bari mu ngo usanga bataragize amahirwe yo gukurikirana video tugenda tubagezaho. Wogeze kuri uno muyoboro ari bwo bwa mbere, uhawe ikaze mu ishuri ry'urukundo. Ikimenyetso cya mbere kizakwereka umukobwa uzavamo umugore mwiza ni umukobwa ugira urukundo. Ariko urukundo atari urukundo rw'uburyarya, aho rimwe na rimwe usanga hari abasore babeshwa ngo bari mu rukundo, rimwe na rimwe bibereye muri business. Ugasanga umukobwa akubwira ko agukunda, ariko ugasanga uburyo kiwe agufata nyine nkaho uri umubose, cyangwa se akagufata nk'umuntu umuhereza buri kimwe cyose ashaka, cyangwa se ugasanga gufata nk'umugabo we kandi mutarasezerana. Rimwe na rimwe ugasanga iwanyu ntibazi uwo mukobwa, cyangwa se ntibazi n'uwo musore murimo murakundana. Rero umukobwa ugukunda bya nyabyo ni wa mukobwa ugukunda ntacyo agukurikiyeho. Uwo mukobwa rero niwe mvuga, simvuga wundi ugukunda akubeshya cyangwa se akwereka ko agukunda, ariko ugasanga uburyo ki akwifataho agufata nyine nk'umugabo we kandi ntimurashyingiranwa. Uwo mukobwa si wa nyawe, ahubwo umukobwa wa nyawe n'undi ugukunda ntacyo agakurikiyeho. Benshi bari mu ngo rero usanga barahisemo amahitamo mabi, ugasanga umukobwa uburyo ki wagukunda mugikundana wasangaga buri kwezi ayo ukorera ku kwezi kimwe cya kabiri kimumariraho. Rimwe na rimwe ugasanga akeneye umwenda ngo ni wowe urawugura, buri kimwe cyose ugasanga nyine yakigushyize ku mutwe. Nyaboneka wowe ukeneye urukundo rwa nyarwo, menya ko umukobwa ugukunda ntacyo agukurikiyeho, uwo ari we wa nyawe. Ikimenyetso cya kabiri kizakwereka umukobwa uzavamo umugore mwiza, yubaha ababyeyi be. Wa mukobwa wanze ababyeyi be, wa musore wanze ababyeyi be, nyaboneka uwo ngo ntuzakora ikosa na rito, cyangwa se ntukibeshyeho na gato uvuga uti ndemeye ugiye kungira umugabo cyangwa se ngiye kukugira umugore. Nyaboneka ntugakora ayo mahitamo, kuko uzaba wishyize muri risk, kuko nawe umuntu wanze umubyeyi we wamwitaye hakiri muto kugeza akuze, wowe mukundanye cyangwa se mumenyanye mukuze, ubwo ukeka ko urukundo rwanyu ruzaramba. Rero ndakugira inama yo kudahubuka uvuga utereka nemere njyane nawe, buri ababyeyi bawe niyo badashobotse. Uko umubyeyi yaba ameze kose ntukamwange, kuko nawe nibwo buryo aba afite, cyangwa se hari igihe usanga ikibazo atari icyo ahubwo ari isi yabimuteye. Ntugakore ikosa rero ryo kwanga ababyeyi bawe, ahubwo gerageza aho kugira ngo bange use nk'ubahunga wegere hirya, cyangwa se ureke kubana nabo, ube ahantu nawe uhari, ariko ababyeyi bawe ntuzabereke kubanga, cyangwa se ntuzanabange, ahubwo uzabakunda uko bari kose, kuko umubyeyi ni imboneka rimwe. Ariko igihe cyose ukundanye n'umukobwa ugasanga ntakunda ababyeyi be, ushatse wajugunya ubwo buhanda, kuko uwo mukobwa ntacyo yazakugezaho. Aho kugira ngo nkushore nakugira inama. Ikimenyetso cya gatatu kizakwereka umukobwa uzavamo umugore mwiza, kandi umugore uzakuviramo umutima w'urugo, apana wa wundi uzakuviramo igihaha cy'urugo, nuko usanga azi kwihangana. Nyaboneka ingo zo muri no minsi usanga ibyinshi birimo ari ukwihangana. Ubuzima turimo muri no minsi buhenze bisaba kwihangana, ariko igihe cyose wakoze amahitamo ukazana umugore mubi,
cyangwa se ukazana ugashakwa n'umugabo mubi utagira kwihangana. Ushatse umugabo, umugabo akunda kuguca inyuma cyangwa se akora n'ibindi bikorwa runaka bishobora gutuma ugira umujinya, ariko ugasanga kwihangana ntako, aho ngaho ushobora guhita usenya, kuko ntabwo ubwo buzima wakwemera kuba mubona umugabo waguca inyuma cyangwa se akora ikindi gikorwa runaka. Rero igihe cyose wihangana bizagufasha mu gutuma umenya uburyo ko ushobora kumufata cyangwa se uburyo ki mushobora kubana. Ariko igihe cyose utazi kwihangana bizarangira wiyahoye cyangwa se birangire wahukanye. Ndavuga wa mugabo we, abagabo nabo barahukana. Rero gerageza uhitemo umukobwa uzi kwihangana. Ikimenyetso cya kane kizakwereka umukobwa uzavamo umugore mwiza, wa mugore w'umutima utari umugore w'igihaha, ni umukobwa ukunda akazi. Nyaboneka wakundanye n'umukobwa ariko uwo mukobwa ni inyanda, ntazi gukora amafaranga yose nyine nkuko nabivuze ku kimenyetso cya mbere, ugasanga nta mukobwa uri gushaka amafaranga ariko ugasanga ntakora. Niba mukobwa ufite iPhone ariko ugasanga nta kazi afite, iwabo nta bushobozi bafite, ese ayo mafaranga aba yayakuye he? Rero gerageza ukunde umukobwa ukunda akazi. Umukobwa niyo yaba atembeza intoryi na karoti mu base, ariko uwo mukobwa akunda akazi anagukunda, ndakugira inama yo gukunda uwo mukobwa wo gukunda undi woza inzara, woza ibirenge, yarangiza akaryama cyangwa se akaza kugusura akuzaniye ubwo busabwe. Simvuze ngo kundana nawe, ahubwo gerageza urebe ese uyu mukobwa nzabana nawe twubaka urugo cyangwa se tuzaba tugiye kubaka mu byerekeranye n'uburiri gusa. Wowe hitamo, uhitemo ikikubereye, sinkubwira ngo cyangwa se sinkutegeka, ahubwo kora ibyo umutima wawe ushaka. Ikimenyetso cya gatanu kizakwereka umukobwa uzavamo umugore mwiza, yambara neza. Nyaboneka babandi usanga bambaye amakariso gusa, babandi usanga bambaye amajipo ngana nk'umukandara, uwo mukobwa ntabwo yakugeza ku iterambere ry'urugo. Nyaboneka uwo mukobwa menya ko nawe ashaka cyangwa se akora umwuga w'uburaya. Rero umukobwa wambara imyenda migufi cyangwa se wambara nabi, uwo mukobwa simukwifurije. Nyaboneka ndi kukugira inama, nuhitamo nabi uzarira, nuhitamo neza uzishima, kuko nta gihe wahisemo umukobwa wambara nabi. Ubwo se ari kugenda mu nzira, n'urugero nka polisi iri gukora umukwabu ugasanga ajyananywe n'aba bakobwa bakora umwuga w'uburaya, aho ngaho byagushimisha. Iyo umugore yambara neza akifata neza bihesha umugabo ishema, bituma umugabo bamwubaha, ariko igihe yambara nabi bituma umugabo bamufata nk'imbwa, kuko ntabwo aba yarashatse, aba ameze nk'uwatoraguye. Umukobwa wese wambara neza ndamukwifurije, aho kugira umukobwa wambara nabi. Ikimenyetso cya gatandatu kizakwereka umukobwa uzavamo umugore mwiza kandi umugore w'umutima, ntagira agakungu. Nubwo bavuga ngo agakungu ni akimbwa, ariko nyine hari usanga abakobwa baragize agakungu kameze nk'akimbwa, ugasanga bari kumwe n'inshuti, ariko ugasanga izo nshuti ari kumwe nazo ni za nshuti zimushora, ni za nshuti mbese zimujyana mu ngeso mbi. Rero umukobwa utagira agakungu, aho ugasanga ni wa mukobwa uba ufite byinshi nyine bishobora kumuteza imbere, arimo ariga, arimo arashaka ubumenyi, agira buri kimwe cyose, mbese ugasanga uwo mukobwa aba ari mu tuntu twishi, ugasanga we aba ameze nk'uri busy cyangwa se akunze no kuba ari iwabo mu gihe atari mu kazi. Uwo mukobwa nawe nkwifurije. Umukobwa ugera agakungu, uwo ngaho ashobora kuzasenya n'urugo rwanyu, afite inshuti nyinshi, izo nshuti zidafite umumaro. Nyaboneka cyangwa ugasanga nta mukobwa ukunze kuvugira kuri phone cyane adafite n'ibintu bizima ari kuvugira, ugasanga ari kuvuga abandi. Uwo mukobwa siwe nkwifurije, wowe ukeneye umugore mwiza. Nzi ko wafunguye ino video ushaka kureba ibimenyetso bizakwereka umukobwa uzavamo umugore mwiza. Rero umukobwa ukunze kuvugira kuri phone cyane nta n'ibintu bizima ari kwivugiraho, mureke. Ikimenyetso cya karindwi kizakwereka umukobwa uzavamo umugore mwiza, nuko usanga akunda abana. Arega nubwo bavuga ngo abana nyine ngo ni ab'abagore, ariko umukobwa ukunda abana ugasanga ari kuganiza abana, ari gukina n'abana. Menye uko ari gukina n'abo ngabo n'akarusho atari n'ababo, ibaze n'abayabonye we. Uwo nguwo rero uzaba utomboye, kuko umwana wawe ntabwo azicwa n'umwanda, ntazicwa n'inzara wahashye, kuko ntabwo umukobwa wita ku bana yagira
yaherahira cyangwa se guhirahira agerageza kwanga umwana yibyariye, ahubwo hazamukunda kurushaho. Umukobwa ukunda abana menya ko azanakwitira ku muryango wawe. Ikimenyetso cya munani kizakwereka umukobwa uzavamo umugore mwiza kandi umugore w'intangarugero nuko akunda kugira indangagaciro ndetse n'imico myiza. Umukobwa ugira imico myiza bituma abasha kubahwa na buri wese, kuko umukobwa ugira imico myiza ndetse n'indangagaciro bituma umubonye avuga uti uyu ni umukobwa wa nyawe. Ariko igihe uriya mukobwa uriyandarika, uragenda ujwangaraye, mbese ugasanga ibikorwa ugenda ukora ntabwo ari ibiguhesha agaciro n'icyubahiro, menya ko umeze nk'uwataye ibikapu muri bisi. Ariko ugira imico myiza bizatuma n'abasore bagukunda. Ikimenyetso cya kenda kizakwereka umukobwa uzavamo umugore mwiza kandi umugore w'intangarugero nuko usanga adakunze kunywa inzoga. Nyaboneka kunywa inzoga si mbi, ntawe zishe ewana, kuzinywa nta n'icyaha kirimo, ariko umukobwa wese unywa inzoga amenya ko uwo nguwo yataye umutwe. Nyaboneka n'izibika zari amagi, kuko abakobwa benshi bariho ubu ngubu banywa inzoga cyane batangiye banywa gake, ariko ubu ngubu umukobwa ushaka kumutereka ikesi ya Heineken cyangwa se y'izindi nzoga runaka ugasanga umukobwa arayimaze kandi yaratangiye anywa gakeya. Rero umukobwa uwo ari we wese unywa inzoga ntugahirahire ngo urgukundana nawe, kereka nawe uzinywa kandi uzi icyiza cyazo. Niba uzi ko hari icyiza cy'inzoga, ndakugira inama yo gushaka umugore unywa inzoga. Rero sinkubwira inama yo kumushaka, ahubwo gerageza urebe aho ibyiza biri, nibyo bizagufasha. Kuko akenshi na kenshi bamwe mu basore basengera mu barokore cyangwa se bajya mu barokore bashaka abakobwa b'abarokore, nuko ubusanga nyine umusore yarasayishije akora ibyaha cyangwa se anywa izo nzoga cyangwa se ibindi bintu runaka, akeneye umugore uzamwigisha cyangwa se uzamuregera. Rero hari igihe usanga umukobwa nawe yarayobeye mu rusengero agira ngo azajyana n'umusore mwiza, ugasanga ahubwo bahise bahurira bari abanywi b'inzoga. Ariko sinkugira inama yo gushaka umugore unywa inzoga, ahubwo ndakubwira inama yo gushaka umugore udakora ibikorwa byerekeranye no mu kabari, kuko uwo mukobwa azaba azi neza icyari cyo cyangwa se uko urukundo rumeze. Ikimenyetso cya 10 kizakwereka umukobwa uzavamo umugore wa nyawe kandi w'intangarugero nuko usanga akunze gusenga Imana imwe yo mu ijuru, apana babandi basenga ibimasa. Rero ndakugira inama yo gushaka umugore ukunda Imana cyangwa se umukobwa ukunda Imana, kuko Imana yigisha urukundo ntabwo cyangwa se nta hantu na hamwe nzi muri Bibiliya handitse ngo anga mugenzi wawe. Nta navuga utigirira nabi mugenzi wawe, gusanga hose bavuga utigirira neza mugenzi wawe, kora neza. Ariko igihe cyose ukora nabi bizatuma umugabo akubona nabi. Ariko igihe cyose wagiye mu rusengero, uri muri korari, mbese ufite imico myiza, umusore cyangwa se abasore benshi bazakugwanira. Simvuze ngo rero ukundane na benshi, kundana n'umwe wa nyawe, wa mukobwa we bizagufasha. Uzareke kujarajara mu rukundo, kuko igihe cyose ujarajaye usanga amahitamo yawe warayarenze, ahubwo ugasanga ugiye ahantu hatari ahanyaho mu buzima bwawe. Nibyo uyu munsi naguteguriye nkwereka ibimenyetso 10 bizakwereka umukobwa uzavamo umugore mwiza. Rero tuni no kubategura video zakwereka umusore uzavamo umugabo mwiza. Abakobwa mwicare ahangaha mutegereze cyangwa se murebe ese bimeze bite. Naho njye wateguye buri kimwe cyose wabonye kuri screen yawe. Nitwa Aime, YouTube channel yitwa Aime Heart, koze kureba ino video.